neza turabashuje mu izina rya Yesu. Ikaze kuri Gatigisimu Room, ni icyumba cy'uruganiriro shuri kuganiriramo cyangwa se tuganiriramo inyigisho nyobokamana zifasha abakristo mu rugendo hagamije kwisubiraho. Ubu turi mu mwaka wa 2025-2026, ni umwaka mushya kandi turawubifurije ngo uzababere muhire, uzababere umwaka wo kurushaho gutera agatambwe mu kwitegura kugaruka kwa Kristo. Iyo umwaka utangiye, dutangirira mu bihe twita ibihe bya Adveni. Ni ibihe umukristo yibutswa gutekereza ku kugaruka k'umwami Yesu, ariko kandi ntibinatana no gutekereza ku kuza kwe kwa mbere. Ubwo abahanuzi bavugaga yuko azaza, abantu batekerezaga yuko bitazashoboka, ndetse warebaga n'ibirimo kuba ukabona ko bitazakunda ko hagira undi muntu uza, bakanibaza naho yava, ariko bagiye kubona abona arahageze. Disi yahageze mu buryo batatekerezaga. Ibyo nibyo twibutsa nk'abakristo, ariko noneho tukamurangamira kazagaruka. Nubwo nabyo bisa nkaho tutazi uburyo bizagenda, cyangwa se bigaragara nkaho ataza, dore ko hari abamutangirana ingufu, ariko dukura ibyiringiro muri uko kuza kwe kwa mbere, bikaduha gutegereza kugaruka kwe kwa kabiri. Ibyo bihe rero bya Adveni, umukristo ahamagarirwa kongera kwisuzuma no kwitegura, kuba maso, agategereza uwo mwami wavuze kazagaruka. Ibyo rero bifite ibigereranyo byinshi bihabwa na Bibiliya, cyangwa se uwo mwami yitwa amazina menshi na Bibiliya, ariko rimwe nkunda nuko ari umukwe, itorero rye rikaba abageni. Ibyo rero bihita biduha ngo muri Adveni icyo umuntu akwiye gukora ni ukwitegura byimbitse nk'uko umugeni yitegura umukwe, kugira ngo uwo mukwe naza azamusange yiteguye. Ibyo rero byanteye gutekereza ko twaganira ku nsanganyamatsiko igira iti twitegure byimbitse muri ibi bihe bya Adveni. Turi abageni ba Kristo, turakwiye kwitegura mu buryo bunoze, turakwiye kwitegura mu buryo bwose, kugira ngo umukwe naza tutazagira isoni zo kumureba. Iyo urebye imyiteguro isanzwe y'ubuzima, iyo babwiye umuntu yuko bamukunze, barangiza bakabibwira n'imiryango, umukobwa aratangira akitegura ubukwe buzaba, agashyira ku murongo iby'ingenzi, agategura neza aho bazaba, yewe ubona banafatanya kugira ngo ubukwe buzagende neza. Ariko ntibategura ubukwe gusa, ubundi bigenze neza abantu baba bakwiye gutegura n'uburyo bazabana akaramata. Iyo myiteguro rero dukora twitegura abakwe bo muri iyi si, ni nayo myiteguro cyakora mu buryo bwisumbuye dusabwa gukora mu gihe dutegereje umukwe wacu. Iyo abakobwa bitegura, bagura udukoresho, bagakora isuku mu nzu, bagatunganya, n'ahatari isuku bakajyayo bagakurayo umwanda, kugira ngo urugo rw'umukwe ruzabe rusa neza ku ikubitiro. Iyi suku yimbitse, ntekereza ko ibihe bya Adveni biduhamagarira kongera kuyigira, kongera kwisukura mu buryo bwimbitse, kugira ngo hatagira ahantu na hamwe haba hari umwanda watubuza gusabana n'umukwe wacu. Ndaza kubigarukaho ibijyanye n'iyo myiteguro, ariko nagira ngo twifashishije ijambo ry'Imana turebe urugero rw'umugeni umwe, umugeni w'itorero ryo muri Efeso, witeguraga umukwe, akagerageza gushyira imbaraga mu byo yakoraga. Twumve icyo n'umukwe yamuvuzeho, maze bitubere isomo cyangwa se ibanga ry'uburyo natwe dukwiye kwitegura. Insanganyamatsiko mwibuke ko ari ukwitegura byimbitse muri ibi bihe bya Adveni. Mu gice cya kabiri cy'ibyahishuwe, umurongo wa 2,
twumva akandiko k'umukunzi, akandiko k'umukwe, umukwe yandikira umugeni we bavugana ku myiteguro y'umugeni witwa itorero rya Efeso. Ngo ni umugeni wari ufite imirimo myinshi, Bibiliya iravuga ngo nzi imirimo yawe, nzi n'umuhate wawe no kwihangana kwawe. Umukwe arimo arandikira umugeni we amubwira yuko hari ibintu byinshi akora neza ndetse bishimishije mu gihe ategereje kuzabana nawe. Ati nzi imirimo yawe, nzi kwihangana kwawe. Ni hakeya usanga abageni bihangana, abageni usanga rimwe na rimwe kwihangana kwarabashizemo. Ariko uyu mugeni disi yari afite indangagaciro yo kwihangana, kandi afite n'ingeso cyangwa se n'indi ndangagaciro yo kutihanganira abakora nabi. Yihanganiraga ibyiza, ariko abagira nabi ntabahereze umwanya. Ubwo wabyita mu kinyarwanda kindi ko ari nko kwanga kumva amabwire no kumva ibyo abandi bantu bamushukisha. Kubera ko iteka y'umugeni yategereje umukwe, ntihabura abandi basore baza bakamwongorera bati natwe turagukunda, bati natwe twabana nawe. Ibyo byose bibaho iyo umuntu ategereje uwo bazabana. Ariko turabona ko uyu mugeni ibyo byose yaragerageje kubyirinda. Ngo warenganyirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Icyo nacyo ni ikindi kintu cyiza twumva kuri uyu mugeni. Ni umugeni wabashije kwihangana, bakamubwira iryo zina ariko wakunze, ngira ngo agakomeza akavuga ati muryihorere, uriya niwe mukwe wanjye. Niko Bibiliya itwereka ko nubwo izina ry'umukwe akomeje kurizira, ariko ntago aravuga ngo mvuye mu by'urukundo. Uyu mugeni ariko arakomeje imyiteguro y'ubukwe, ubukwe bwe n'umukwe uzaza. Ariko umukwe muri uru rwandiko hari ikintu amubwira numva cyadufasha cyangwa se twatekerezaho mu gihe natwe turimo kwitegura. Nyuma y'ibi byiza byinshi arimo gukora, umukwe aramubwira ati ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Iby'urukundo rw'umuntu n'Imana burya byenda gusa cyangwa se byenda guhura n'iby'urukundo rw'umuntu na mugenzi we. Biba bifite twinshi bihuza. Hari abantu basezerana gukundana, bakabyemeranya, bakanemeranya ko bazabana iteka ryose, ariko byagera hagati bakumva hari byinshi bijemo byababuza gukomeza urwo rugendo. Hari abantu babyiruka bakundanye, bafitanye urukundo, ariko bagera aho ngaho bakavuga bati tubivemo. Nk'aya ndirimbo njya numva, wenda batahuye ko umwe muri bo atizera mugenzi we. Mu rukundo hari igihe utangira bishyushye, ariko bikagera aho ngaho bigakonja. Ibyo bintu biba ku rukundo rw'abantu bibaho no ku rukundo rw'umuntu n'Imana. Bibiliya rero iratwereka yuko uyu mugeni nubwo arimo agerageza mu zindi nguni, kandi koko ni umugeni udasanzwe. Ni umugeni ukemera ko umukwe yavuze, umukwe yabwiye imiryango ari we mukwe bazabana. Ariko ni umugeni urukundo akunda umukwe rugenda rugabanyuka. Ni umugeni wibuka neza ko uyu mukwe yamukoye, agakomeza kwitirirwa izina rye. Ariko urukundo rwo yamukundaga rwo ruragenda rugabanyuka. Nicyo kibazo cyonyine afite. Ni umugeni w'igitangaza. Ntago ari abageni benshi bitwara gutya. Ariko kimwe mu byo arimo kubura nacyo ni ingenzi. Icyo abura mu myiteguro nacyo ni ingenzi cyane, ku buryo numva dukwiye kukitindaho muri iki kiganiro. Arabura urukundo. Hari abantu na magingo aya ngaya usanga yarakowe, ariko habura gato ngo abane n'uwamukoye akavuga ati njye mbivuyemo, ntago nshaka ko tubana. Hari abantu basabwa urukundo bakabyemera, nyuma yaho bakisubiraho, urukundo rwabo rugahinduka ntirumere nk'uko rwari rumeze mbere. Icyo kibazo rero kiba ku bantu
turimo turabona ko cyabaye no kuri uyu mugeni witeguye Kristo. Hari inshuti yanjye yigeze kumbwira iti ifite ubukwe, nuko ndayishimira cyane nti Imana ishimwe kubw'urukundo mwagiranye, urukundo ni rwogere. Nuko ndimo nyishimira urukundo rwinshi yagiranye na mugenzi wayo, irambwira ngo pastor, ngibyo urukundo rega nta birimo, ngo ubu ngubu ngo hari ibindi bintu turebaho ngo bitari urukundo, ntugire ngo urukundo rurimo ari rwinshi. Ngo amukanda avuga murimo murategura ubukwe kandi nta rukundo? Ati rwose, ati ubu hari ibindi turebaho. Murabizi neza ko hari abantu ubu ngubu bategura kubana, bagategura ubukwe ariko nta rukundo bafitanye, bareba imitungo se ariyo bakurikiye cyangwa ikindi kintu runaka kitari urukundo. Barahari abantu bategura ubukwe gutya, bakabutegura bafite icyo bagambiriye kindi, ndetse bidatinze bakigeraho bagahita batandukana n'abo bashakanye. Turimo turabona umugeni umeze nk'abo mu ijambo ry'Imana, umugeni urimo kwitegura kuzabana na Yesu ariko urukundo rwe rurimo rugabanyuka. Icyo kintu rero umukwe yarakimugaye, kubera ko umukwe turimo kuvuga ntacyo ahishwa, ntacyo atabona mu myiteguro y'umugeni. Bibiliya iravuga ngo mfite icyo nkugaya, waretse urukundo rwawe rwa mbere. Hari abakristo benshi bashobora gukora nk'ibyo bavuze haruguru, bagakora byinshi mu murimo w'Imana ariko urukundo rwabo rwaragabanyutse. Ibihe bya adiveni biza kugira ngo twongere dukangure urukundo rwasinziriye, twongere dukebuke, duhanga amaso uwadukunze, duhanga amaso uwadukoye, maze abyutse urukundo muri twebwe nk'uko indirimbo za Salomo zibivuga. Disi yagiraga kwihangana, akagira umuhati, akanga kumva amabwire, ariko ko urukundo ko kari kamutsinze, urukundo rwagendaga rugabanyuka. Bavandimwe, kwitegura adiveni neza ni ukongera kureba igipimo cy'urukundo rwacu mu buryo dukundamo Imana cyangwa se umukwe dutegereje. Nk'uko twabivuze rero, imyiteguro iragora, ndetse bamwe hari igihe bategura bimwe bakibagirwa ibindi by'ingenzi. Hari nk'igihe cya none iyo urebye uburyo abantu bategura ubukwe, hari igihe bibanda ku by'inyuma gusa, kudefiriza, gushaka imyenda bazambara, ariko bakibagirwa gutegura imitima yabo mu buryo burambye bwo kuzabana n'uwo bagiye gushakana. Turimo turabona umugeni witegura kuzabana na Yesu ariko adafite urukundo ruzatuma abana nawe akaramata. Bavandimwe, kuba umukristo cyangwa se kuba umukristo muzima, umugeni mwiza wa Kristo, ni ukuba mbere na mbere dufite urukundo tumufitiye. Nta kintu kigora gutegereza umugeni nko gutegereza ubukwe kandi nta rukundo ufitiye uwo muzabana. Mu by'ukuri iyo usomye amagambo ya mbere aranga uyu mugeni wo muri Efeso, ubanza gutekereza ko ntacyo kumugaya gihari. Hari abakristo benshi iyo urebye usanga ari abo gushimwa muri byinshi, ariko ngira ngo ni ahacu kugira ngo twongere dutekereze niba atari twebwe turimo kubwirwa n'umukwe katugaya urukundo. Hari abantu kera bakundaga Imana ku buryo nabibandikiye yababwira nk'uko yanditse muri Yeremiya ngo urukundo rwo mu bukumi bwawe ntabwo nyirubona. Ariko rero ntabwo uyu mukwe ahita amubwira ati tubivemo, ntabwo ahita amubwira ati tureke gukundana. Oya, uyu mukwe niyo umugeni we urukundo rwamubanye rukeya, ntago asaba gatanya, ahubwo Bibiliya tubwira ku murongo wa 5 ngibuka aho wavuye ukagwa maze wihane ukora imirimo nk'iya mbere. Ibyo nibyo umukwe asaba umugeni. Arimo aramuha amahirwe yo kutava mu rukundo rwabo, arimo aramuha amahirwe yuko bakomeza bagakundana, kubera ko uwo mukwe afite urukundo ruhagije rwo kwirengagiza n'amakosa y'umugeni we. Bavandimwe, kwitegura neza umukiza, kwitegura neza umukwe ni ukwihana, ni ugusaba Imana imbabazi, ni ukweza imyambaro yacu aho idatunganye hose tukamuhereza akadusukura. Niyo mpamvu turimo tugira tuti twitegure byimbitse, dukore isuku yimbitse, maze
dukeshe cyangwa se twoze imitima yacu ibe yiteguye gusanganira umukwe urimo kuza mu bwiza bwe bwose. Iyo usomye umwanditsi bita Agusitini, ni umwanditsi wabayeho mu gihe cya mbere, ubwo yari arimo avuga ku kwitegura umukwe, we yaravuze ajya no gupfa, inzu yari yarayitatsemo zaburi zo kwihana, zaburi zo kwicuza ibyaha. Ndibuka ko mu gitabo cye cyo kwicuza ibyaha bye yanditsemo amagambo akomeye. Nk'umugeni yabwiye Imana ati, ndacyagaragaraho byinshi bitari byiza, ndacyagaragaraho byinshi biteye isoni, ndabizi kandi ndabyemera. Bavandimwe, umukwe nyuma yo kutubwira yuko hari aho atugaya, nawe urahazi, nanjye nzaho ngawa, nzaho natunganye, umukwe arimo araduha amahirwe yo kwihana, ariko nta wihana atabanje kumenya amakosa ye. Agusitini rero nadufashe kwemera aho tudatunganye, kwemera aho tutameze neza, tubyemere kandi tubyemere, tuvuge nkawe tuti, ndacyagaragaraho byinshi bidatunganye, ndabizi kandi ndabyemera. Ariko ntabwo Agusitini yagarukiye aho ngaho, ahubwo yarakomeje aravuga ati, ariko nta wundi wo kumfasha mfite atari wowe. Iyo urebye imyiteguro uyu mugeni arimo gusabwa, usanga ubwe ku giti cye atayishoboza. Kimwe na Agusitini, ngira ngo yatakamba ati, ndabyemera yuko urukundo rwanjye ari ruke, ariko nta wundi mfite wo kumfasha utari wowe. Rero ni uko nguko kwitegura umukwe neza bitangira. Uwitegura umukwe abanza kwemera ko hari ibyo atakwishoboza, kandi nk'uko mu muco wacu bigenda, umuntu agafatanya n'umukwe maze bagategura umubano wabo w'iteka ryose. Yesu umukwe niwe ushobora gushoboza umugeni kwitegura byimbitse muri ibi bihe bya Adiventi. Nta mugeni uko waba ameze kose, ubushobozi yaba afite bwose, ushobora kwitegura ku kigero gihagije adafashijwe n'umukwe. Iyi rero Adiventi nitubere amizero cyangwa se umuhamagaro uduhamagarira kwiringira umukwe, kuko umukwe ari we ushobora kudufasha kwitegura neza. Petero ubwo yari arimo yitegura, ntabwo uko yasaga mbere acyemerera Yesu ko amukunda, yagiye ahura n'utubazo mu rugendo. Muri urwo rugendo twumva ko hari ubwo yavuze ko atazi umukwe. Bya bindi Efeso yashoboye, hari aho we byamunaniye, ariko kureba mu maso y'umukunda, umukwe aramushoboza, ubu ngubu barataramanye ijabiro. Iyo rero umuntu yibagiwe yuko hari umukwe ushobora kumufasha kwitegura ubukwe bwabo, iteka ubukwe burapfa. Ngira ngo murabizi ko ubukwe bwa Yuda na Yesu bwapfuye ku munota wa nyuma. Yari yaramwemereye ko amukunda, ariko aho yamuhemukiriye biramunanira kumusaba imbabazi ngo biyunge. Ibyo byose byerekana umugeni utazi neza umukwe. Umukwe araduhamagara ngo adushoboze kwitegura byimbitse ubukwe tuzagirana nawe. Numva twakomeza tukavuga tuti, ndabizi ko hari aho nameze neza, ndabizi ko hari aho naratunganya, ariko nta wundi mfite ukumfasha utari wowe. Ndabifuriza rero kwitegura neza kuza k'Umwami Yesu Kristo, twemera aho tudatunganye kandi dutumira Yesu ngo atweze. Imana ibahe umugisha.